nyamara kandi ndubusa umutima wanjye umpatira gukora ibibi byinshi rimwe na rimwe nkisanga nacumuye ariko nkumva ntacyo bintwaye kuko nta muntu uba wambonye ijisho ry'Imana rireba hose rirahinguranya mu bwihisho mu byumba by'ibanga hose rigerayo nyuma y'imisozi kure cyane nyuma y'ibikombe kandi wibwira ko nawe ukuzi birakureba byose murabikora mwabihorera mukibwira ko manye namwe nkirengagiza nyamara byose bizagaruka bishibwabona hahirwa umuntu uzahagarara adatsinzwe n'urubanza ndatekereza nkacumura nareba nkacumura akanwa kanjye kavuga amagambo apfuye nta cyiza kindangwaho ndasayishije kandi sinifuza kuguma mu bibi ndashaka kwibera mu ijoro ijisho ry'Imana rireba hose rirahinguranya mu bwihisho mu byumba by'ibanga hose rigerayo nyuma y'imisozi kure cyane nyuma y'ibikombe kandi wibwira ko nawe ukuzi birakureba byose murabikora mwabihorera mukibwira ko manye namwe nkirengagiza nyamara byose bizagaruka bishibwabona hahirwa umuntu uzahagarara adatsinzwe n'urubanza bavandimwe nshuti zacu nimuze duhinduke duhitemo Yesu gusa tumwegurire byose muri imitima yacu igengwe nawe aho dukorera aho dutuye bihane kubw'izo mbuto nziza nibyo bidukwiriye kubera biza umucyo urumuri rutazima rumurikira bose barindagirira ku isi babona inzira bave mu mwijima tugarura inzimizi tuzigarurire Yesu ijisho ry'Imana rireba hose rirahinguranya mu bwihisho mu byumba by'ibanga hose rigerayo nyuma y'imisozi kure cyane nyuma y'ibikombe kandi wibwira ko nawe ukuzi birakureba byose murabikora mwabihorera mukibwira ko manye namwe nkirengagiza nyamara byose bizagaruka bishibwabona hahirwa umuntu uzahagarara adatsinzwe n'urubanza ijisho ry'Imana rireba hose rirahinguranya mu bwihisho mu byumba by'ibanga hose rigerayo nyuma y'imisozi kure cyane nyuma y'ibikombe kandi wibwira ko nawe ukuzi birakureba byose murabikora mwabihorera mukibwira ko manye namwe nkirengagiza nyamara byose bizagaruka
gusa ishibwabona hahirwa umuntu uzahagarara adatsinzwe n'urubanza hahirwa umuntu uzahagarara adatsinzwe n'urubanza aramaranira kuzahagarara udatsinzwe n'urubanza tubifurije kuzahagarara udatsinzwe n'urubanza hazaba iteraniro ridasanzwe iteraniro rinini rikomeye cyane mu materaniro yose yabayeho ku isi nta teraniro ryigeze kuba nk'iryo abazungu birabura tuzahura turirimbe indirimbo nshya mu rurimi rumwe narebe mbese izaba yabayeho yesu azaba turangaje imbere amahirwe ngami nzabe mu mubare w'abawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ugusamagara amazina yabera nanjye nzumve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera amahirwe ngami nzabe mu mubare w'abawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ugusamagara amazina yabera nanjye nzumve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera ingorane nyinshi ku isi zaburiwe imiti impanuka z'urudaca ntizizabaho ukundi gushyamirana kuba mu miryango kuba munsi n'ibizibukwa abamugaye bose bazajugunya imbago basimbuke turirimbe dusingize umukiza uyu mubiri upfuza bawambitse kudapfa urupfu rumize no kunesha amahirwe ngami nzabe mu mubare w'abawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ugusamagara amazina yabera nanjye nzumve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera amahirwe ngami nzabe mu mubare w'abawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ugusamagara amazina yabera nanjye nzumve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera azakenyera tugaburira uruhisho dusangire dutarame dusingize umukiza hoziyana hozana niyo ndirimbo yacu ikuza icyubahiro ni cyawe nshuti yanjye muvandimwe dusabirane sinzabure ntuzabure muri iryo teraniro icyo gitaramo cyiza cy'akataraboneka tubifurije kuzakibamo amahirwe ngami nzabe mu mubare
wabawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ubwo uzahamagara amazina yabera nanjye nzuve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera amahirwe mwami nzabe mu mubare wabawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ubwo uzahamagara amazina yabera nanjye nzuve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera amahirwe mwami nzabe mu mubare wabawe banditswe mu gitabo cyawe cy'ubugingo ubwo uzahamagara amazina yabera nanjye nzuve mu izina ryanjye sinisabiye gusa ndabasabiye mwese tuzataramane mu iteraniro ryera kidendezi Bethesida hahoraga abarwayi benshi cyane kuko igihe kimwe marayika w'Imana yahinduraga amazi y'ikidendezi umurwayi wishukunyaga mw'ayo mazi imbere yakiraga indwara ye Yesu ahageze ahasanga umurwayi w'amazi igihe kinini amazi yihindura bakamutangamo Yesu amugirira impuhwe aramwegera aramubwira tuka ikorera uburiri umurwayi abyutse biremera akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana Yesu ahageze ahasanga umurwayi w'amazi igihe kinini amazi yihindura bakamutangamo Yesu amugirira impuhwe aramwegera aramubwira byuka ikorera uburiri umurwayi abyutse biremera akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana iki kidendezi twese turyamyeho ese ahandi haba hari umurwayi uhamaze igihe kinini ababaye cyane akaba yarabuze umujugunya mu mazi nk'uko uw'i Bethesida yabuze umujugunyamo nyamara hacaga abantu benshi Yesu ahageze ahasanga umurwayi w'amazi igihe kinini amazi yihindura bakamutangamo Yesu amugirira impuhwe aramwegera aramubwira tuka ikorera uburiri umurwayi abyutse biremera akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana Yesu ahageze ahasanga umurwayi w'amazi igihe kinini amazi yihindura bakamutangamo Yesu amugirira impuhwe aramwegera aramubwira byuka
kwizera ataha ashima Imana. Ufite ikibazo nk'icyo ukaba ubuze epfo na ruguru, ayo marira yawe ugiye kuyabazwa, wowe ijugunye mu biganza by'Uwiteka. Ako kajwi kawe naho kaba gasaraye, Data wa twese akumva vuba. Ufite ikibazo nk'icyo ukaba ubuze epfo na ruguru, ayo marira yawe ugiye kuyahozwa, wowe ijugunye mu biganza by'Uwiteka. Ako kajwi kawe naho kaba gasaraye, Data wa twese akumva vuba. Yesu ahageze asanga umurwayi wamaze igihe kinini, amazi yihindura bakamutangamo. Yesu amugira impuhwe, aramwegera aramubwira, byuka ikorere uburiri, umurwayi abyutse biremera, akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana. Yesu ahageze asanga umurwayi wamaze igihe kinini, amazi yihindura bakamutangamo. Yesu amugira impuhwe, aramwegera aramubwira, byuka ikorere uburiri, umurwayi abyutse biremera, akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana. Uwo murwayi akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana. Uwo murwayi akira indwara ye kubwo kwizera ataha ashima Imana. Igihe kinini wagendeye mu mwijima, wirengagiza umucyo, nyamara umucyo wari hafi yawe. Uwo mucyo ni ijambo ry'Imana, wararibwirijwe kenshi cyane, wanga kurigenderamo, nyamara hari igihe uzifuza kuryumva ariko ritakivugwa. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe, ukwakira umucyo w'Imana witindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo wumva uve mu mwijimukire. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe, ukwakira umucyo w'Imana witindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo wumva uve mu mwijimukire.
kuzitiye n'ibyinshi ndetse byatumye winangira ibyubahiro cyangwa se imiryango, amafaranga cyangwa se akazi, umutima uhora ukwemeza ukanagira ukangape inama nakugira, shyira ibyo byose hasi utsindwe uzarokoka. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe wo kwakira umucyo w'Imana utindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo uhunge uve mu bwishimukire. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe wo kwakira umucyo w'Imana utindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo uhunge uve mu bwishimukire. Gukomeza gusuzugura cyangwa kwangisha burya Imana n'akagape, kuko isaha n'isaha umuntu arapfa. Ibaze gupfira mu bishima, jya umenya ko ari iminsi yawe, utegure inzu yawe. Iminsi birashira ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe wo kwakira umucyo w'Imana utindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo uhunge uve mu bwishimukire. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe wo kwakira umucyo w'Imana utindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo uhunge uve mu bwishimukire. Uyu mwanya ufite ugifite amatwi yo kumva, uyu ni umunsi wawe muvandimwe wo kwakira umucyo w'Imana utindiganya. Igihe wataye ni cyinshi, fata icyemezo uhunge uve mu bwishimukire. Gito tugataha iwacu, tukagera imuhira. Iwacu ni heza, ni bugufi ndahareba, mfite ibyiringiro byinshi yuko tugiye kugerayo. Ari bugufi cyane,
kw'isi tugiye kuyahozwa, tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bidashira. Nubwo turira muri icumbi, uburetwa bukaze budukoza hirya butugarura hino, dufite iwacu heza n'amarira azabayo. Urambiwe kandi muhira ari bugufi cyane, komera tugiye kugerayo, baradutegereje. Ihangane wicike intege, iwacu ndareba, imiruho y'isi igiye gushira, twigerere budapfa. Amarira twaririye kw'isi tugiye kuyahozwa, tugiye kubana n'umuremyi wacu ibihe bidashira. Yesu yavuze ati bana banjye muzaca mu bikomeye, ariko muzihangane kuko nanesheje byose. Ibyo bigutesha umutwe vuba bigiye kurangira. Umechoka ila nyumbani ni karibu sana, imara tutafika, wanatusubiri. Vumilia, acha kushindwa, nyumbani na Bwana. Vitisho vya ulimwengu vitatoweka, tufikie kutokufa. Machozi tu nari ya dunia yatafutwa, ni kweli tutaishi na Muumbaji wetu milele na milele. Umechoka ila nyumbani ni karibu sana, imara tutafika huko, wanatusubiri. Vumilia, acha kushindwa, nyumbani na Bwana. Vitisho vya ulimwengu vitatoweka, tufikie kutokufa. Machozi tu nari ya dunia yatafutwa, ni kweli tutaishi na Muumbaji wetu milele na milele. Bitewe n'aho dutuye hatandukanye, dukora ibitandukanye. Abari mu cyaro baduke yarubika, bagahe
bagahinga abandi bashaka ugatsiga amatungo. Urujya n'uruza mu mijyi banyuranamo, buri wese ari mu byo agiye gushaka ikimutunga. Umuntu akagenda afite icyizere mu byo akora ko hari ikizavamo. Aba mu cyaro no mu mujyi babonera gukomera kw'Imana. Jya mbitekerezaho bikandenga uko n'Imana yacu ibikora. Niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe, n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe si Imana ye. Nubwo bamwe bayoba bakigana abandi, ariko kandi nabo urabahira. Tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha, ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha. Hari kinera gushima umuremyi wanjye, nawe jya ubitekereza. Reba abantu bose batuye muri iyi si, ukuntu Imana ibaha ibyo kurya bya buri munsi. Bya bindi dukora mu byiciro bitandukanye, buri wese Imana imwoherereza bamugana. Abahinzi nabo nawe umeze ibyo yabibye, uratera ubundi ugategereza. Mu rukundo rwinshi irabimeza, ubundi tukishimira umusaruro. Yesu we, jya mbitekerezaho bikandenga uko n'Imana yacu ibikora. Niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe, n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe si Imana ye. Nubwo bamwe bayoba bakigana abandi, ariko kandi nabo urabahira. Tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha, ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha. Yesu we, jya mbitekerezaho bikandenga uko n'Imana yacu ibikora. Niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe, n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe si Imana ye. Nubwo bamwe bayoba bakigana abandi, ariko kandi nabo urabahira. Tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha, ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha. Umurimo n'urukuta rurinda ibishuko n'ibinezeza bya kamere, tubonamo imbaraga itangaje y'Imana. Nuko dukwiye guhora dukura mu bya mwuka. Reba ukuntu ijuru rikora cyane ku bwacu, ritwifuriza ibyiza ariko twe tugashaka ibibi. Imana yatanze ubuzima kubera twe. Reba Yesu mu mihanda y'i Galilaya, yarenzwe n'ivumbi tekereza agaciro Imana yaduhaye. Yesu we, jya mbitekerezaho bikandenga uko n'Imana yacu ibikora. Niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe, n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe si Imana ye. Nubwo bamwe bayoba bakigana abandi, ariko kandi nabo urabahira. Tukagira imigambi
yazaza Omegima nukunarumuha nibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha byambitekerezaho bikandenga kuko n'Imana yacu ibikora niko kuri wowe teka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza Omegima nukunarumuha nibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha. Mbere y'amahirwe Karuvari 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 we nzahora mwirahira Karuvari 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 we nzahora mwirahira tekereza bamuzamura Nyabihanga wayihangu yikoreye umusaraba Mbese yatabyemera tuba turi hehe Karuvari 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 we nzahora mwirahira Karuvari 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 we nzahora mwirahira isaha ya cyenda umwami wanjye aratanga baramushinyagurira baramuhamba ariko urupfu ntirwamuheranye yarazutse amaze kuzuka yazukanye ikivugo ati ninjye kuzuka n'ubugingo unyizera wese naho yaba yarapfuye azongera beho Karuvari 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 we
bohereje umukiza muri uwo mubabaro. Babonye uburyo ashyinguwe mu mva ya Yosefu, intimba n'amarira bibashengura umutima. Mariya ati sinzibagirwa ineza wangiriye, nari uwo kwicishwa amabuye ariko urandokora. Isabato nishira nzagaruka hano, nimaso k'amarira wenda nzaruka. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abirabye mugira ibyiringiro, ibyo byiringiro binzi ku mutima. Umva ya Yosefu, oh nawe urimo. Mariya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abirabye mugira ibyiringiro, ibyo byiringiro binzi ku mutima. Umva ya Yosefu, oh nawe urimo. Mariya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi. Abayuda ngo babyumve bibakura umutima, abatambyi bashya ubwoba babura aho bisha. Intsinzi y'umukiza yabaye iyacu, kuko yatsinze urupfu natwe tuzarutsinda. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abirabye mugira ibyiringiro, ibyo byiringiro binzi ku mutima. Umva ya Yosefu, oh nawe urimo. Mariya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi. Wishakira Yesu mu gituro, Yesu ariho natwe tuzabaho. Abirabye mugira ibyiringiro, ibyo byiringiro binzi ku mutima. Umva ya Yosefu, oh nawe urimo. Mariya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi, oya wirira Yesu n'umuneshi. Bitewe n'aho dutuye hatandukanye, dukora ibitandukanye. Abari mu cyaro badukiyarubika, bagahinga abandi bashaka ubwatsi bw'amatungo. Urujya n'uruza mu mijyi banyuranamo, buri wese ari mu byo agiye gushaka ikimutunga. Umuntu akagenda afite icyizere mu byo akora ko hari ikizavamo. Aba mu cyaro no mu mujyi babonera gukomera kw'Imana. Jya mbitekerezaho bikandenga, kuko n'Imana yacu ibikora. Niko
kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha hari kinera gushima umuremyi wanjye nawe jya ubitekereza reba abantu bose batuye muri iyi si ukuntu Imana ibaha ibyo kurya bya buri munsi bya bindi dukora mu byiciro bitandukanye buri wese Imana imwoherereza bamugana abahinzi nabo nawe umeze ibyo yabibye uratera ubundi ugategereza mu rukundo rwinshi irabimeza ubundi tukishimira umusaruro Yesu we cyangwa ibitekerezaho bikandenga uko n'Imana yacu ibikora niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha Yesu we cyangwa ibitekerezaho bikandenga ukuntu Imana yacu ibikora niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha umurimo n'urukuta rurinda ibishuko n'ibinezeza bya kamere tubonamo imbaraga itangaje y'Imana nuko dukwiye guhora dukura mu bya mwuka reba ukuntu ijuru rikora cyane ku gacu ritwifuriza ibyiza ariko twe tugashaka ibibi Imana yatanze ubuzima kubera twe reba Yesu mu mihanda y'i Galilaya yarenzwe n'ivumbi tekereza agaciro Imana yaduhaye Yesu we cyangwa ibitekerezaho bikandenga kuko n'Imana yacu ibikora niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza omegima n'ukuntu ari umuha ngibeshaho byose icyarimwe nawe isabye ubufasha Yesu we cyangwa ibitekerezaho bikandenga kuko n'Imana yacu ibikora niko kuri Uwiteka ukora mu buryo bwawe n'abanyabwenge b'isi barumiwe ukuntu haburiwe simano ye nubwo bamwe bayoba bakigana abandi
ariko kandi nabo urabahira tukagira imigambi yazaza reka nshimire Imana iduhaye amahirwe kandi nshimire n'abantu tuba hari amatara dukingirije, ariko umuntu uri inyuma hariya bareba abantu bicaye uko bangana. Imana ibaha umugisha. Reka kandi twifurize umunsi mwiza abantu barimo gukurikirana amateraniro bari ku rubibi hanze y'igipangu. Namwe Imana ibaha umugisha. Nshimira abantu biteguye kubatizwa nk'uko twabibabwiye. Hariho gahunda yo kubigisha. Uyu munsi bahuye na pasiteri, n'ejo bazahura na pasiteri, ndetse n'ejo bundi, kugira ngo umuntu ajye kubatizwa azi ibyo abatirijwe, azi impamvu aje, azi ibyajemo ibyo ari byo, kandi harimo no gusabira abantu kugira ngo Imana ibambike imbaraga. Ndabizi rero ko hari abantu bajya babaho agatinya gufata umwanzuro, agashaka kuzawufata ku isabato mu gitondo abonye abandi bagiye kujya mu mubatizo, ariko ubwo buryo ntabwo ari uburyo bwiza. Uburyo bwiza ni ukuza kare, ukigishwa, ukaganirizwa, ugahabwa icyerekezo, noneho ukabyitegura neza rwose. Imana rero ibaha umugisha. Ndashimira abantu nimugoroba twari turi kumwe, umwe avamo araza arambwira ati rero nagiye nanga ariko noneho umutima uratsinzwe, mwandika izina ryanjye. Kwinjira mu gisirikare cya Kristo bisaba ubwitange, kubera ko umutimanama nta kintu uba ukwizeza imbere. Ariko iyo tugiye kujya mu byaha, umutimanama iyo wacuramye ukwizeza ko uzagera ku byiza, ariko urugendo rw'iby'umwuka ntirukwiye kugutera isoni. Bizagutera isoni ahubwo amateraniro nasoza, Imana yarakanguye umutima wawe ngo ufate umwanzuro ugatinya kuwufata. Imana yarakweretse iby'ubugingo, wowe ukanga kuyiyegurira kubw'iby'umubiri utegereje kugeraho. Ndabizi neza ko tuzasoza dushima Imana, ababatijwe bashima Imana, ariko wowe uzaba ufite akangononwa uvuga uti Imana yari ibi bihe byari ibyanjye ariko nararangaye. Imana rero ibaho umugisha kugira ngo mukomeze mubizirikane, kandi dushimira abarimo kudukurikirana bari kuri YouTube. Imana namwe ibahe umugisha. Uyu mugoroba ejo tuzagira umwanya wo gusubiza ibibazo. Niyo mpamvu nagira ngo nsabe abantu bagenda bagira ibibazo muri aya materaniro nk'uko nabibabwiye, ushobora kwandika ikibazo cyawe, washaka ntushyireho izina, ukazana agapapuro ukagatanga ku byuma barakaduhereza. Muri uyu mugoroba n'ubundi twaraye twize iby'imperuka, ariko muri uyu mugoroba tugiye kwiga n'icyigisho cyiza nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute naba umunyadini mwiza mu minsi y'imperuka. Ni gute naba umunyadini mwiza mu minsi y'imperuka? Impamvu ni iyihe? Nuko iminsi y'imperuka irimo irakamuramo abantu iby'Imana. Iminsi y'imperuka irimo iragagaza abantu ku buryo abantu basigaye bameze nk'imiba yegetse nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umugenzi. Ni iki nakora? Ese ni ibihe bipimo napimiraho idini y'ukuri kugira ngo nizere neza ko umutima wanjye n'idini nsengeramo ari iy'ukuri? Amategeko yo mu isi arimo aravugururwa kugira ngo mu myaka iri imbere kuvuga ko hari idini y'ikinyoma n'iy'ukuri bizagire gute? Bizaveho, ahubwo bazavuge ngo amadini yose ni ay'ukuri biterwa n'aho ureba uhagaze. Nuvuga ngo idini rifata abantu rikabacisha mu muriro ni ryiza naryo, ubwo bizaza biterwa n'aho uhagaze. Ubwo bizaba bitakiri ibya Bibiliya, byabaye ibyaki? Ibya rusange, kandi byaratangiye. Ni gute naba umunyadini mwiza mu minsi y'imperuka? Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro.
abana bawe tugushimiye uburyo ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, ukaturindira mu ijambo ryawe. Urimo uratwungura ubumenyi mu gihe nk'iki ngiki, urimo uratwongera imbaraga zitwihanisha, kandi urimo uraduha imbuto za Mwuka Wera uko bwije n'uko bukeye. Abana bawe bazamutse uyu musozi ari we baje kureba. Ngaho ubwo tubumbuye ijambo ryawe, uduhe umugisha wo guhuriramo nawe, utubere umwigisha, twese duhinduka abigishwa, kandi ku musozo imigambi myiza turi bufate, imyanzuro, kugambirira kwiza kuze kuba kwerekeje kuri wowe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bibiliya iratangaje. Zaburi ya 65 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Amen. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu uhirwa mu isi, hahirwa umuntu Imana itoranya, yarangiza ikamwiyegereza ngo bigende gute rero? Dawidi muri Zaburi 65 umurongo wa 5 haranditswe ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe. Amen. Mu isi Imana iri mu ijuru, ariko mu isi ihafite ibikari byayo. Hari abantu rero Imana yatoranyije, ibagirira icyizere, ibashyira mu bikari byayo. Dawidi arangije aravuga ngo tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe. Amen. Mu magambo make, hanze tuzirwanaho, hanze tuzashakisha ubuzima, tuzajya mu miziki, tuzajya mu tubyiniro, tuzajya mu mashyirahamwe atanga amafaranga, dufite ibintu byinshi tuzajyamo dushakiramo umunezero, ibimina, amatsinda yabo twiganye n'ibiki byose. Ahantu dushobora gukura umunezero hose tuzahajya, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko bizarangira umunezero tuwubuze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rero tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe. Umuntu iyo yicaye akavuga ko mu nzu y'Imana ntacyo hamaze, aba ashatse kuvuga ko Imana idafite inzu. Nyamara Bibiliya iragaragaza yuko mu nzu y'Uwiteka harimo ibintu, kandi abantu bazaza kubiryaho bazahazwa nabyo. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza by'ahera ho mu rusengero rwawe. Amen. Iyo umuntu atoranyijwe n'Imana uba ari umugisha. Uko isi izagenda iba mbi, niko abantu bazarushaho gushakisha Imana. Mu minsi y'imperuka Bibiliya ibivuga neza. Tujyane muri Mika igice cya 4. Mika igice cya 4 umurongo wa 1. Mutega amatwi. Mika igice cya 4 umurongo wa 1 ahanura ubwami bw'amahoro n'uko abirukanywe bazagarurwa. Igice cya 4 umurongo wa 1 haranditswe ngo ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi, ushyirwe hejuru usumba iyindi, n'amoko azawushikira. Amoko azawushikira, amoko azahurura. Niho honyine hazaba hasigaye ibyiringiro, niho honyine hazaba hasigaye umunezero. Mu nzu y'Imana niho hazaba hasigaye amasezerano, kandi niho umuntu nubwo yaba ubuzima bwenda gupfa azaza agera, Imana ikamuha amahirwe yo gutangirira kuri zeru bundi bushya. Amahanga azawushikira. Impamvu uyu munsi wa none Satani arimo kurangaza abantu, aragira ngo azabakangura imbabazi zirangiye. Amahanga azawushikira, kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi izatuyobora inzira nziza zayo tuzigenderemo. Amen. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka. Amen. Ni ibihe bintu bibiri abantu bazaba barimo guhiga mu madini, abantu bazaba bashakisha, abantu bazaba barambiwe inyigisho z'ibinyoma, bazaba bakeneye kumva amategeko 10 y'Imana, bazaba bakeneye kumva ijambo ry'Imana Bibiliya ritavanzemo ibitangaza n'ibintu byo kwizeza abantu ibintu by'ubwesikoro. Ubu rero Imana yatangiye gushyira abantu mu mitima yabo mo inyota. Bantu bo mu rusengero, bayobozi b'itorero, baririmbye, nimubona abantu bazamutse baje hano mu nzu y'Imana, mujye mumenya ko bazanywe n'ibintu bibiri: ijambo ry'Imana ritavangiye, baje kugira ngo Imana ibandikemo amategeko 10 mu mitima yabo. Mu bintu byose, muri serivisi mutanga,
mujye mwirinda ko umuntu yazamuka umusozi w'Uwiteka akamanuka atabonye ibyo bintu bibiri. Satani ibyo bintu bibiri agiye kubirwanya. Abantu bazaza baturuka mu gitondo babyina mu madini mpaka nimugoroba. Ufite Bibiliya bamubwira bati kubita ufangura n'ubundi nta gishyashya kikibaho. Amukubita iminota 5 nawe afate Bibiliya ayibumbure kuri tombora, ahita asoma isomo rivuga ngo genda nawe ugira uryo, akubwira ati ibyo wapangaga byose genda ugira uryo, kubera ko nta mwanya uhari. Abantu bagiye gushakisha amategeko y'Imana kuko amadini yabashutse ko amategeko y'Imana yavuyeho. None abantu bagiye gucirwa urubanza hakurikijwe iki? Amategeko. Abantu bababwiye ko ijambo ry'Imana nta warishyira mu bikorwa kuko rigoranye. None abantu bamaze kuvumbura ko ku munsi usoza amateka y'isi abantu bazabazwa icyanditse mu ijambo ry'Imana. Muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 Yesu yavuze amagambo akomeye. Aravuga umurongo wa 8 ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ubu isi yamaze gutera umugongo amategeko 10 y'Imana, ariko amategeko y'abantu yo barimo barayakurikiza. Urimo uramubwira uti jya mu butayu usenge umare iminsi 30 utarya, niwibeshye ukarya uzavayo nta kintu ugezeho. Yarangiza akakubwira ati umuntu w'Imana yantegetse ko ntazarya, ariko wamubwira uti Imana yatanze amategeko 10 atayo ngayo yarabambwe. Ni gute mwe kurikiza amategeko y'abantu ay'Imana ntimuyakurikiza? Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje cyane. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 10, abasomyi ba Bibiliya murebe, harimo igitekerezo cy'umugabo witwaga Koruneliyo. Uyu mugabo yari umusirikare. Mu gihe cy'intumwa abantu benshi bibwiraga ko abasirikare ari abapagani, abasirikare batajya babona umwanya w'Imana, ari abantu b'intavumera b'abarakare baraho. Ariko buriya nagira ngo mbabwire, mwari muzi ko mu karengane ngo abamarayika b'Imana bazishushanya n'abasirikare? Buriya umuntu uzabona asenga ari umusirikare aba nta kujandajanda afite. Uyu mugabo rero Bibiliya iravuga ngo hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koruneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Uyu mugabo yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana n'abo mu rugo rwe bose, muvuge ngo amen. Uyu mugabo Imana yamuhaye amahirwe agera ku rwego atari we wubaha Imana gusa, byageze aho bifata umugore ajyamo, bifata abana bajyamo, bifata abo mu rugo bandi b'abakozi n'abaki bose. Wowe uri umunyadini mwiza? Umunyadini mwiza ikimuranga nabo babana mu rugo rwe bose, icyo Imana imushyizemo birangira nabo bagize gute? Bakigendeyemo. Turi abanyadini babi mu minsi y'imperuka. Kubera iki? Kubera ko usanga dufata abagore tubazana ngo nibaje gusenga, uramukuru umuzana ku rusengero mu minsi 6 waramujujubije, uramukurura ngo aze ku rusengero gukora iki? Uri umuntu udashobora gushyira mu gaciro. Urasiga iposho y'amafaranga 700 ukaza urimo kuvuga ngo ko batetse imbogeri nazo, ahubwo abadamu muri abahanga, ubundi mubikuraho ibintu muteka. Umuntu agasiga 2,000 yarangiza yaza yahasanga uturayi turi kumwe n'imboga z'ibyatsi, ngo ibi bintu ngo ndabirambiwe, ngo ariko ubundi ngo amafaranga ntangajya utanga ngahize. Uzatange muri restaurant urebe ko ari we wenyine bagutekera. Amafaranga utanga iwawe uyajyanye muri restaurant ukabwira uti saa sita ndaza kurya, ntago bakwirirwa banacana imbabura. Ko warangiza ngo urajyana umuntu ngo mu isengesho ku cyumweru, ngo urajyana umuntu mu misa, ngo urajyana umuntu mu isabato waramuzengereje. Ntibibaho. Imana iri muri wowe ukaba uri umunyadini mwiza, Imana igucamo igatangira gufata n'abakwegereye. Ibyo bintu mwabyemereye Imana irabikora. Uzi ko hari umuntu ureba ukabona ikintu wamubuze ushaka kumubwira, wakimubwirira ku rusengero cyangwa ku kiliziya. Hari ukuntu umuntu agera ku rusengero ukabona yatwawe, yamwenyuye, ku buryo yarakwambuye umucungu ugahita umubwira uti wayampaye se. Kuko uvuga uti mu muhanda yankura amenyo.
iyo rero turi ku rusengero twiyambika uruhu rundi. Ni nayo mpamvu nagira ngo mbabaze, Yesu aramutse aje akaza atari ku isabato mu masaha ya 4 saa 5, akaza atari ku cyumweru 3 saa 4 saa 5, Yesu ntaze muri niba turi. Reka mbabwire, abantu benshi baba babaye babisi. Ariko Imana ntishaka ubukristo bwo kwereka abantu. Imana irashaka ubukristo buturukamo imbere, abantu bakabusarura. Nshuti zanjye, uyu mugabo yakiranukiraga Imana kandi yarayikundaga. Bibiliya iravuga ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Amen. Gusenga Imana ubudasiba, kugirira abantu ubuntu bwinshi, byari bifatanyije no kubahana Imana n'abo mu rugo rwe. Abona ku mugaragaro mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9. Imana yohereje marayika uza kureba uyu mugabo. Marayika aramuhamagara ati, Koruneliyo, biratangaje, tinya ko izina rye ijuru ryari rigize gute? Ryari rizi. Wowe urazwi mu ijuru, izina ryawe riranditse, ku buryo abamarayika baza bakarihamagara ukumva ko ijuru basanzwe barizi. Arangije aramutumbira, aramubwira ati, aramutinya, aramubaza ati, niki mwami? Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Amen. Iyo gusenga k'umunyadini guhuye no kugirira ubuntu abantu adatoranya, akaba ari umuntu ugira urukundo, ubana n'abantu bose amahoro, akaba ari umuntu utari igisambo n'indyarya n'umugome n'umwesikoro, uyu muntu azamura isengesho rikazamukana na bwa buntu agirira abantu. Iyo bigeze imbere y'Imana ntibizima, biriyandika. Ngaba abanyadini Imana ikeneye. Koruneliyo yari urugero. Bibiliya iravuga ngo yasengaga ubudasiba, kandi yari umuafande ukomeye, kandi abasirikare b'Abaroma kiriya gihe ntibabonaga umwanya. None imbere y'Imana uzayibwira ngo wabuze umwanya? Koruneliyo yarawubonye. Nta kintu tuzireguza. Ariko tudodesha imyenda y'idini, cyakora ukabona abantu bafashe ibikoresha amadini agenda akora, bamwe bambara amashapure mu gatuza, abandi bakadodesha udutambaro. Ubu hari abambara udutambaro akatujyanisha n'amarinete n'akamushwari k'umweru, rwose wabona utwo tuntu dutatu ukavuga uti nyamara arakijijwe. Undi yarangiza agahina ijwi, oh Yesu ashimwe cyane, wavuga ukavuga uti uyu we Yesu yageze ku munwa neza. Ariko Yesu ntakeneye kugaragara inyuma, arashaka kuba umwami w'imbere. Niki cyamfasha kuba umunyadini mwiza muri no minsi y'imperuka? Iminsi y'imperuka irimo irakamura abantu, kandi ikintu cyanangaje, nasomye amagambo avuga ngo tugeze mu gihe Imana irimo gukuza ikiri mu muntu. Mu myaka yashize kwiyoberanya byarakundaga, ariko ubu ngubu Imana irimo irafasha buri wese kwerura icyo abitse mu mutima. Urumajya ko ukabona umuntu w'umukobwa yikoze ibintu, abikubise kuri YouTube, ugahita uvuga uti uriya mwana w'umukobwa koko ko najyaga mubona nkabona ari muzima, naho arimo arakwereka ibisanzwemo imbere. Abagabo barimo barakubita abagore inyundo. Ibyo ni ibintu babitse mu mutima, ariko turi mu gihe cyo kwerura. Abantu bagerageje kwiyorobeka, bajya mu bintu by'agakiza, bigira abapasitoro, bigira aba bishopu, ariko uyu munsi wa none bararongora abagore b'abandi, barimo bariba abantu, barimo barabatuburira ku mugaragaro. Umuntu arimo arerura. Hariho nakurikiranye wavuze ngo natarya 1/10 cy'umukristo winjije cya miliyoni ngo azaba atarasizwe amavuta. Abivuga kuri YouTube. Mu gihe ntararya miliyoni, amavuta aracyapfa ubusa. Ariko nshuti zanjye, igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ni igitabo kimfasha gusobanukirwa ibitabo bibanza bya Bibiliya. Iki gitabo kuri paji ya 416 bagaragaje umugambi watumye Imana ishyira idini ryayo ku isi. Mu kanya rero turi bwibaze ngo ariko iyo dini ubundi ni iyihe?
nta muntu ukwiye kurata izina ry'idini, ahubwo arata icyo ibyanditswe bivuga kuri iryo dini. Muri iki gitabo abakurambere n'abahanuzi haranditswe ngo idini nyakuri rituma umuntu agendera mu mategeko y'Imana, yaba ay'umubiri, ay'ubwenge n'ay'imico mbonera. Muvuge ngo amen. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira umwami Yesu akagushyira mu itorero rye, utangira kugendera mu mategeko y'Imana. Ntugasambane, mu mutima wawe iramurika. Ntukibe, iramurika, ku buryo abantu batangira kukubara bakavuga ati ariko noneho yabaye inzanga neza neza. Ubu ibintu byose wabigize ibyaha, ubu nta nubwo uzongera gucyeta ko akubwira ati hoya nzaza nkora ibyo ngomba gukora, uwo navunikiye nampemba mpembe, natampemba ni akazi ke. Amategeko y'Imana, amategeko y'umubiri, gutegeka umubiri wawe, kumenya igihe cyo gukorera n'igihe cyo kuruhukira. Ugomba kwita ku mubiri wawe ko mu rubanza, mu bintu uzabazwa bine n'umubiri urimo. Uzabazwa impano Imana yaguhaye ntuzikoreshe, uzabazwa ubutunzi, uzabazwa igihe, ubazwa n'impagarike yawe. Ibyo byo uzabyisobanuraho neza. Niyo mpamvu ibyo bintu bine mvuze ugomba kubifuhira, kandi ni amahirwe iyo ibyo bintu bine byose ubyeguriye Imana ikabyinjiramo ikabigenzura. Idini ryigisha kwitegeka no gutuza no kwirinda. Amen. Uko umuntu agenda abana n'Imana mu idini, hatangira kuvuka muri we imbaraga Imana imutiza zo kwitegeka. Yego ikaba yego, hoya ikaba iki, hoya. Umuntu agatangira gutuza. Mu gihe ubona abandi bashamadutse, bacanganyukiwe, muri wowe hazamo ijambo rivuga ngo niba Imana ariyo ufitemo ibyiringiro, tuza. Bibiliya irimo isomo rivuga ngo mwituze no mu byiringiro nimwo muzahererwa iki, agakiza. Igihe cyose uzaba umukristo nyawe, ntabwo uzaba umuntu uhuzagurika mu bintu byose. Idini nyakuri rizamura intekerezo z'umuntu. Muvuge ngo amen. Intekerezo zikazamuka. Ubu uwari kubereka muri 96 nari nk'imbobo, ntabwo nari nzi gufata umwanzuro, sinarebaga kure, sinari nzi kubana n'abantu amahoro, nta jambo ry'Imana nari nzi, sinari nzi kwambara, nta nubwo numvaga mfite agaciro. Ariko kuba mu nzu y'Imana, kimwe ku kindi, Imana, Bibiliya iravuga ngo ibya Yesu ni ubuntu bugeretse ku bundi. Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Niba rero umaze imyaka mu idini, ukaba ubona intekerezo zawe zikimeze uko zari zimeze, ikibazo si idini, ikibazo ni wowe. Kuba umunyedini byarakunaniye. Umunsi umwe nigeze guhura n'umuntu unywa inzoga, arangije arambwira ati wagiye ubwira bariya barokore bene wanyu bihisha bakanywa inzoga, bagiye baza bakazinywa zikiri nzima, ko bazazinywa zarapfuye. Nagiraga ngo arambeshye. Ubu uyu munsi wa none, kubona umuntu w'umuririmbyi, umuntu w'umubwiriza, w'umuyobozi w'itorero wihisha akajya kunywa izi nzoga barimo guponda amatafari, bakavangamo kore y'inkweto, bakavangamo inkari n'ibiki byose. Umuntu aherutse kumbwira ngo karitsiye bagiyemo ngo abantu ngo bagenda bazana inkari barazigura. Ubu abantu kuko mwaziretse inganda zigikora ibijya gufatika, none ubu muri sinzi umfashe, yewe muntu sinzi ibyo mubyita, ubu abantu baritera ibyuma. Iyo wanze guhinduka, Satani akwica urubozo. Satani yizeza umuntu ko azaba indaya y'VIP. Utangira usambana n'abantu bahenze, abantu bagushaka, telefone ubabwira uti we sindi ku rwego rwawe, hita uyisiba. Isi igenda ikumanura. Umunsi umwe ukazisanga hano hepfo Katabaro, umuntu arimo kuguha turuwasi akubwira ati desa ndayaguha mu gitondo. Ubwo wageze no gutanga iki, ideni. Ni ku isi imeze. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire,
niba ushaka kugira intekerezo ukwiye kwinjira mu idini ry'ukuri ry'Imana. Imana izakwigisha gutekereza. Hari abantu bajya batubaza batari kubanza mwebwe n'idini ribasukiramo ko tuba tubona mwambaye neza kandi tukaba tubona mukorera amafaranga make, ibintu byose mukora abana bakiga ibiki byose mwe muyakura he? Twebwe buri munsi turaririmba tukabwira Imana ngo ngwino soko y'umugisha, mu mutima ugira gute? Ugushima. Ifaranga ritugeze mu biganza tuba tuzi ko ryaciye mu makuba n'ibigeragezo byinshi, dusaba Imana ikariha umugisha rikagira icyo ritumarira. Idini ritunganya ibishimisha umuntu. Iyo nabaga nicaye ahantu tureba filime bagakubitamo indirimbo, niteguye kuza kureba filime y'Igihinde, nareba hanze nkabona imvura yakubye, niba ari umunsi wanezezaga wabaga ari uwo nguwo. Kureba filime y'Impinde kubera iki? Iyo imvura yakubaga ikagwa turimo, filime yararangiraga ntibadusohore, bakavuga bati rero mube mwugamye tutibushizeho tube twirebera n'ubundi byose ni kimwe. Ubwo rero ibyo bintu bitatu byaranezezaga. Najya ahantu nkabanza nkamenya mu birori niba hari icyo kunywa, haba gihari nkavuga n'ubu ndarara mbyina mpaka mu gitondo, kandi narabibashaga. Ariko uyu munsi wa none ibyanezezaga byarahindutse. Ubu hari indirimbo imwe inezeza ivuga ngo nshima umunsi nagize gute? Umunsi umuntu amenyemo Imana niwo munsi uryoha. Nshuti zanjye, idini rituma umuntu afata imyanzuro iboneye. Muvuge ngo amen. Ndi kuri paje 416 muze kureba uriya mugabo. Idini ryigisha umuntu gufata imyanzuro iboneye. Muri ino minsi umugabo aragirana akabazo n'umugore agataha, yarangiza akanga kurya, ubwo ngo aramuhimye. Umugore agateka n'abana akabwira ati murye mwoze n'amasafuriya. Nimugoroba nka ninjoro umugabo agasohoka nk'ugiye kwihagarika, agaca mu bisorori ngo arebe. Yari ategereje ko umugore amwinginga, naho umugore nawe ni umurakare. Agaca mu bisorori akabikubita, umudamu atari izo mbeba. Wanze kuba umugabo uzaba imbeba byanga byakunda. Urimo urahunahuna mu masafuriya nta n'ikintu cyageze gute? Cyarayemo ngo wivumbuye. Iyo ni imyanzuro wafashe ariko ntiboneye mu kibazo cy'urugo. Kabazo kose karavutse, umva ntukajye unkanga, aho navuye ndahazi. Agahita ahamagara umumotari, ngwino nsubize iwacu. Uzajya iwanyu mpaka ryari? Ariko ujya umenya ko iyo wahukanye kabiri iwanyu hasiga amateka mabi bakanaguhaga. Hari ukuntu umugore yahukana yaba ari iwabo aho avuka, ukumva abana baravuze ngo arongera aragarutse se. Urumva ne kugeza ubwo ubangamira n'abana bato. Kandi ngo ni imyanzuro, ngo urimo ngurigisha umugabo gufata imyanzuro yahe. Idini rifasha umuntu gufata imyanzuro iboneye. Hahandi ufata umwanzuro nyuma y'imyaka 10 ukazahagarara imbere y'iteraniro ukavuga uti Imana warakoze kumfatisha uyu mwanzuro. Idini rituma umuntu agira umugabane ku butungane bw'ijuru. Amen. Aya ni amagambo ndimo gusoma yanditswe n'umwuka w'Imana. Ariko Satani yagendereye abantu ababwira ko kuri iki gihe kubona ijuru bisaba kuva mu idini. Muraganira akakubwira ati se ugira ngo ziranzogera birirwa bavuza ugira ngo uzabonera umwuka wera. Reka da, ubu Imana yarakubise buri wese n'ukwirwanaho. Muri injiji. Idini rifitanye isano n'umugabane umuntu agira ku butungane bw'ijuru. Niho hantu Imana itunganyiriza, niho hari ikosi Imana itreningiraho abasirikare bayo biteguye kurwana urugamba rusoza. Ubwo ushobora no guhita umbaza ngo none ko harimo abantu ubona barutwa n'abapagani. Yego, ikosi ryose muzumva igihe cyose. Ikosi yo rirangiye batanga raporo imbere ya Perezida wa Repubulika aje gutanga amapeti. Bagahita bavuga ngo aba bantu baje ari 4,000 basoje ari 2,700, abandi kosi ryarabananiye turabarekura bisubira mu busivili. Ubwirwa n'iki ku munsi usoza? Ijuru rizavuga ngo aba byarakunze, aba bigira gute? Biranga. Ariko ntibivuze ko iri torero atari ikigo Imana itorezamo ingabo zayo. Nshuti zanjye,
kwizera urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo bigenga byose byoroshya imitwaro yo guhagarika umutima n'amaganya. Amen. Kwizera umuntu yungukira mu ijambo ry'Imana, kwizera umuntu agabana na bagenzi be bari mu itorero, birangira byoroheje imitwaro yo guhagarika umutima n'amaganya. Uzabona amaganya ariyo yivanga mu tuntu twawe twose, uzamenye ko kuba umunyadini mwiza byagize gute, byagucanze. Umuntu umusuhuzanya, ko mbona ntazi ukuntu usa mu maso, ubwo warashaka kukubwira ko ufite ivumbi, ugahita utangira nawe wabibonye ko ibibazo byandenze. Byarandenze ni ukuri pe. Umva, ni Kigali ntoresheje amashashi neza neza. Umukristo ugiye gutoreshwa na Kigali amashashi, ubwo urumva ijuru yazarijyamo? Idini ryuzuza umutima ibyishimo no kunezererwa ibikomeye cyangwa ibyoroheje. Amen. Umuntu uri mu itorero, akantu kose agezeho agashimira Imana. Mu gitabo cy'Umugenzi volume ya 2 bashyizemo igitekerezo nakunze. Umugore wa mukristo bamujyanye ahantu ahabona akanyoni, agakoko gatoya. Ngo ako gakoko kari karimo kunywa utuzi, karangiza ngo kagafata ijosi kakarirebesha hejuru kakongera. Karangije ngo mudamu ahita avuga ati bindabisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo iriya nkoko irimo iranywa kutuzi, yarangiza utwinyweye ikadushimira Imana, ikongera ikabona kunywa. Arangije aramubwira ati noneho ibyo urabyisobanurira, ngwino nkwereke ibindi. Amujyana ahantu hari inkoko ifite imishwi. Ngo atungurwa no kubona iyo nkoko ifite amajwi 4 ikoresha. Hari ijwi ikoresha irimo kuganira n'utwana twayo bisanzwe, hari ijwi ikoresha irimo kuducyaha mu gihe twakoze amafuti, hari ijwi ikoresha iyo irimo kutubwira ngo tuze turye, ngo ariko hari ijwi igira ikoresha y'ibyago byateye, irimo guhamagara udushwi twayo ngo duhungire hehe, mu mababa yayo. Aho niho Yesu nawe yageze, aravuga ngo Yerusalemu, ni kangahe nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira iki? N'uyu munsi twaraye twiza akaga kenda kuza. Yesu arimo arashaka abagomba guhungira mu mababa ye, ariko baranze. Inkoko y'injiji iyo iri ahantu hafungiranye yibwira ko ipusi itakwinjiramo, ikagenda ikajya kumwaza ipusi ikayireka. Karangiza kakaza kareba ipusi n'ibikanuye, igahita igatera ya ntuza, ikakamena amaso, kagakomeza kagakambakamba ahantu hafunze. Niki kizakubwira yuko inkoko yatangiye ifite ikibazo? Ujya kubona ukabona nk'urushishi rurayuriye, urwa kabiri rurayuriye, kaba kabaye. Reka mbabwire, kuba twitwa ngo turi mu by'agakiza, dufite umutekano, umuntu uzaza ujya kurunguruka ibitamureba, Satani azaza amwica, agume aho yizeye ko afite umutekano, ariko Satani yarakumennye amaso, utabasha kureba. Muri uyu mugoroba nagira ngo mbabwire ngo idini dufasha kunezererwa ibikomeye cyangwa ibyoroheje. Uzubaka akazu kawe gatoya, uhamagara abantu bo ku rusengero, uhamagara abantu mwiganye, abantu biwanyu, umukecuru umuhamagara umubwire uti Yesu yakoze ibikomeye, yankuye mu bukode. Utangire wifotoreze ku nzu igishahuro kitaranuma. Ubwira abantu uti nibitari Imana izagira gute? Izabikora. Abantu bakarabe barya ubugari, ubabwira uti mushimire Yesu, ibi ni ubimfashije. Ariko ubu hari abantu barimo kuzuza ibizu bigerekeranye, mwaganira ukamubwira uti mbega inzu. Wivuga ngo ni inzu utwondo ugereranyije n'abandi aho bageze. Kumva arimo arabwira umuntu ngo ndimo ndarunda utwondo ngo irunaka, ushobora kuzashiduka tubaye utwondo. Iyo ni imvugo y'iserefati. Iyo Satani yakugendereye agukubita ku mvugo y'iserefati, sigaranya akantu k'agafu ngo ngasongemo agatsima njyewe n'umuhungu wanjye, nitumara kukarya n'ubundi tugire gute? Iserefati ibintu byose birangira nabi. Ururimi rw'amaganya,
iyobokamana riganisha ku buzima bwiza, rigatera abantu kurama, kandi riduha kunezezwa cyane n'imigisha yose ribonekamo. Iyobokamana rikingurira ubugingo isoko idakama y'umunezero. Ariko isi igiye kwereka abantu yuko ubujiji bwa mbere ari uguhitamo kujya mu iyobokamana. Dufite abantu barimo kwiga mu bihugu byo hanze, bakagaruka, umuntu yahagurutse yarabatijwe ari n'umwizera, akagaruka ukamubwira uti se kutaraza ku rusengero ngo ushime Imana kuvuye kwiga uzanye masters cyangwa doctora, agahita akubwira ati buriya uzi ibintu byambabaje mu rugendo nakoze, uzi ko nasanze Imana itabaho mwa, siko badutuburiye abazungu. Umva narababaye, nibaza imyaka maze niruka mu bintu, nibajije ngo imyaka 10 namaze ntanywa inzoga, buriya bari barandoze iki? Ugakanura, none usigaye uzinywa. Ahubwo nubaho mvireyo nsigaye numva ibicuro birimo kumfata. Hariya tunywa kanyanga mu gitondo, tukayinywa saa sita, tukayinywa na nimugoroba. Ugatangira uti ibyo bintu ni ibyaha, ariko sha ni ibyaha hano ariko si ibyaha hanze. Ubwo rero ihakanamana ryicaye ku ntebe ku isi yose, rigomba guhangana n'iyobokamana. Kandi abatitegura kubana n'Imana yabo ngo basenge bazisanga mu bihe bigoye. Iyo aba abantu bose batarahitamo Kristo, basobanukirwaga ko Kristo afite ikintu cyiza cyane yiteguye kubaha kirenze ibyo bishakira ubwabo, icyo kintu nta kindi ni itorero. Kristo areba abantu bahuzagurika, ubuzima bwanze, isi yacanze, kavuga ati bari abantu bapfuye kuri, ariko iyaba bari bazi bibera mu nzu yanjye. Turahangaha turabahamya yuko Imana ifite ikikora. Ndabizi neza ko hari abantu batinya kwiyegurira Imana no kwinjira mu by'agakiza. Satani arimo kubereka ko ubuzima bwo hanze buzahungabana. Hoya, ujye utinya buri gihe. Iyo Satani akweretse ko ibintu nubijyamo ari ryo herezo ryo kubaho, uzahita ucunga cyane, riba ari ryo tangiriro ryo kubaho. Muri uyu mugoroba ndagira ngo twihuta dusangire ibintu 10 byakwereka ko idini yawe itagushuka. Hari abantu bavuga ngo idini y'umuntu ni umutima, ariko nge siko mbyemera. Bibiliya nsoma irambwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose kugira gute? Gushuka. Yesaya 58 muze kuhasoma mwitonze. Titire iravuga ngo idini itaryarya ni Imana igira gute? Ishima. Ubwo rero Yesaya 58 harimo ibimenyetso byerekana idini itari mu buryarya, ku buryo iyo dini uramutse uyifite mu mutima Imana yagushima pe. Icyambere, Bibiliya yagaragaje ko iyi dini y'ukuri igomba kubwira ubwoko bw'Imana ibicumuro byabo. Abantu bagomba kubwirwa ibyaha byabo bakabimenya, kandi abantu bagatozwa gushaka Imana uko bukeye, bakishiramira kumenya inzira yayo. Abantu bagasaba Imana amategeko yo gukiranuka, kandi bakishimira gusanga Imana. Idini y'ukuri cyo nicyo kintu cya mbere, gufasha abantu gushaka Imana, gushaka ijambo ryayo, kumva abantu bakeneye kumva iby'Imana ibashakaho, kandi biteguye kumva n'ibyaha byabo, ibicumuro byabo, ibyaha bikavugwa mu izina. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye, idini nyakuri igomba gutoza abayirimo kwiyiriza ubusa uko bikwiriye. Kwiyiriza ubusa bifitanye isano no gusenga. Gusenga mu gihe abantu bose bamaze kubigeraho, bagomba kumenya ko kwiyiriza ubusa ni indi ntwaro. Iyo tugeze ku byo kwiyiriza ubusa rero, amadini yose rwose aho nta kibazo. Amadini yose biyiriza ubusa, ndetse hari n'abasigaye babwira abantu kwiyiriza ubusa batabanje kumenya uburwayi bafite. Umuntu ukajya kubona ukabona arwaye ikibazo cy'igifu, akiyiriza ubusa iminsi 30 nta kantu afata, yazagaruka umwijima ukaba wikubisemo. Wajya kumva ukamubwira utari koko tubona urimo guhunyenza, urimo kugenda uzungera, ati ninshake nzagwe mu biganza byayo. Bababwiye ko Imana se ikorana n'abantu bo muri Al-Qaeda. Hari abantu bagiye kuzigira ibyihebe. Ninde wakubwiye ko gupfumuka kw'ibifu byawe, gupfumuka k'umwijima wawe, aricyo kimenyetso Imana ikeneye ngo ikubabarire?
oya, tugomba kumenya ko Imana izatubaza uko twatwaye n'ubu buzima. Abafarisayo biyirizaga ubusa 2 mu cyumweru kugira ngo bakire indwara zo mu nda. Ariko iyo umuntu atangiye gufata iminsi 40, biba ari ikimenyetso cy'uko iminsi 40 atarya atanywa nta mazi nta n'ikintu, bwo kubitana n'umuntu akakubwira ngo agacurama ngo karamubwiye ngo arababariwe. Kambabwire, kwiyiriza ubusa ni ikintu cya kabiri. Bibiliya iratangaje. Bibiliya iragaragaza yuko ikintu cya gatatu ni ukurekura umuntu agatanga. Idini y'ukuri igomba kuba irekura igatanga. Ugomba kuba uri umuntu ugirira abantu ubuntu bwinshi, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, kandi ntiwirengagize bene wayo. Icyo ni ikintu cya gatatu kiranga idini y'ukuri. Ugomba kuba uri umuntu ugira impuhwe utabisabwe. Mu mudugudu, mu kagari, ntabwo umudugudu urimo umuntu w'Imana hakagombye gutangwa amatangazo yo gufasha umuntu kwivuza, kandi ubizi ko ufite amafaranga ahagije, wakagombye kumufasha. Inshuti zanjye, iki ni ikintu cya gatatu kigomba kuranga idini y'ukuri. Gukunda bene wanyu, kutabihakana, kuba uri umuntu utanga, ugakora ibikorwa by'ubugira neza nta muntu ukwinginze. Ikindi kintu gikomeye ni ukubaka imfatiro zahozeho kera. Umurongo wa 12, Uwiteka azajya kuyobora, Uwiteka azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe, uzamera nk'urutoki rwuhirwa, kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse. Ni wowe uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, usibura inzira zijya mu ngo. Mu magambo make, ni ukongera kugarura ibintu byariho mu gihe cya Adamu, ibintu byariho mu gihe cya Mose, mu gihe cya Aburahamu. Iby'Imana yasabaga abantu b'icyo gihe ugomba kubigarura, ukabigarura uyu munsi wa none, abantu b'Imana bakabishyira mu bikorwa. Ugomba kongera gusibura inzira. Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Imana ikeneye abantu bongera gufata ukuri kwa kera. Mu myaka 10 izaza, abantu bazibagirwa ko kera mu rusengero habaga abantu bambara amajipo maremare. Mwarabibonye? Umuntu azaza yicara avuga ati, kera turi bato abakirisitu bambaraga amajipo agize gute maremare. Ubwo simbizi wabona bazaba bambaye amajipo afitanye isano n'ikariso, ntago nabimenye. Nk'ubu uyu munsi wa none, umuntu yaje mu materaniro agasangamo abantu 3, haricara akakubwira ati, ye baba we, kera n'amateraniro ya mu gitondo twabaga tugize gute, twuzuye. Idini y'ukuri, ikindi kintu gikomeye kiyiranga, nuhindukira ntukandagire isabato. Amen. Ukanga gukora ibyo wishakiye, ndi muri ya Yesaya 58, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero. Isabato ukayita umunsi wera w'Uwiteka, ukawita umunsi w'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, kandi kuri iyo sabato ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko rero uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kagize gute, kabivuze. Imana yasezeranye ko umuntu uzakomeza isabato ntiyivugire ibyo ashaka kuri uwo munsi, ntiyikorere ibikorwa bimwinjiriza inyungu, yarangiza iyo sabato akayita umunsi w'umunezero, umunsi w'Imana, yarangiza akawita uw'icyubahiro. Imana, Bibiliya iravuga ngo akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, kugira ngo abantu batazavuga ngo ni umuntu wagize gute, wabyicomekeyemo. Isabato uyirengagize izahora ikureba.
kugeza mu rubanza. Isabato izakomeza kuba ingingo itandukanya abumvira Imana n'abatagize gute, batayumvira. Uzi ubwenge wabikemura. Kubikemura nta kundi ni ukubwira Yesu ngo narwanyije ibi bintu ariko aho bigeze ndabyakiriye. Adventiste umunsi wa karindwi, niba isabato kuyikomeza byarakunaniye, ni ikimenyetso cy'uko ya dini uvuga ufite mu mutima byaranze. Bibiliya iratangaje. Reka nigire muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26. Titire igaragaza nanone idini y'ukuri nanone Imana ishima. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26, Bibiliya iravuga ngo umuntu niyibwira ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Umuntu utagenga ururimi, usaza wirirwa mu makaritsiye utukana n'abantu, kwihangana byaranze, urimo urateranya abantu, wambuka karitsiye imwe utega moto ujya mu yindi ugiye guteranya abantu, warangiza muzaze mu idini ryacu ni ryiza, rikumariye iki? Ikimenyetso cy'uko idini muri wowe yamaze guhama, iragenda ikagera no mu magambo uvuga. Umurongo wa 27, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese, iryo dini ni iri ngiri. Hano abantu bakagombye guhita babonamo amazina y'amadini atondetse, ariko Imana yiyerekaniye ibintu bikomeye. Icya mbere ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Gusura imfubyi ni iki? N'abapfakazi mu mibabaro yabo ukababa hafi. Igikurikiraho ni ukwirinda kutandizwa n'iby'isi, kwirinda kwanduzwa n'iby'isi. Muri ino minsi isi yadufashe ku buryo umukirisitu arareba televiziyo, akareba umuririmbyi w'indirimbo z'isi, cyangwa se uririmba indirimbo zitwa ngo ni iz'Imana ariko wamamariza isi, akareba iminwa ye agahita avuga ati ariko uzi ko iriya minwa na ziriya nkweto bigendanye na ziriya nzara? Ubwo uzajya ko nubone nawe agize gute, araje hari ibyo yambaye, umubaza uti ibi bintu nibiki, akubwira ati aha ubwo ari njye ugiye kundemeraho uburimiro, n'abatari njyewe barabikora nkanswe njye. Isi yaratwanduje ku buryo imvugo y'isi, imigambi y'isi, ibyerekezo byabo. Reka mbabwire, ubundi Imana yemeye ko tubatizwa ituzana mu itorero kugira ngo itwohereze hanze tujye guhagararira Imana mu isi. None byaje kurangira duhagarariye isi mu itorero. Ni ikibazo, si ikibazo? Umuntu ujya kubona ukabona aramanutse, ukareba uko aje, unakicara mu iteraniro kwa mureba, ukagira abantu bagatangira batari kuzi ko umuyobozi w'umurenge yadusuye. Byahehe? Ni umwizero uri aho ngaho waguye waje. Hari abantu badiyakoni bamwe baramubwira bati ba wicaye hariya, ati twebwe tuba turi abantu b'abayobozi, aha niho mwangeneye. Muyu mudiyakoni agahita avuga ati hari umuntu ugagaye cyane, ubanza ari umuyobozi. Abantu bakamukubita intebe, bamara kubukubita intebe ubwo barimo kubakubita umwuka wa mitsingi. Urumva yahoze ari umukirisitu, mwe ntago muze iminsi ishize uko byagenze, mukumva umwuka wa byeri wakwiriye urusengero. Yarangiza agahita ababwira ati narinje kureba ko mwahinduye gahunda, muracyagira akavuyo nka kera. Iyo umuntu yaguye yageze mu nzu y'Imana, abaza amakuru yo kubyuka, ntabaza amakuru y'ubwiyemezi. Kwanduzwa n'iby'isi, turambara nk'ab'isi, turimo turitwara nk'ab'isi, turogosha nk'ab'isi, turadodesha nk'ab'isi, amagambo yacu ni ay'ab'isi, imikorere yacu ni iy'ab'isi, kugeza ubwo umuntu aza mu rusengero ukabona ahagarariye isi mu itorero, mu gihe Imana yashakaga ko twe tuyihagararira mu isi. Uhagaze uti? Nshuti zanjye, idini ifite akamaro kadasanzwe. Kenshi na kenshi hari ibintu byinshi njya nibaza nkabiburira igisubizo. Twihuta tujya ku musozo wacu. Ni amagambo nsoma mu gitabo cy'Umugenzi. Iki
gitabo cy'umugenzi njye mfite volume ya 2 page ya mbere, page ya 5. Umwanditsi w'iki gitabo bavuga ko yitwa Yohana Bunyani. Iki ni igitabo cy'amadini abarokore bose bigamo, ariko Satani azaza ajyana abantu abahungisha ikintu cy'ingenzi abaparike ku kindi kitari ingenzi. Akiri umusore, Yohana Bunyani yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega. Amen. Umuntu wese ukora ibyaha akabikorana umutima umurega, akagira amahirwe ntawucecekeshe, abazaba umuntu w'Imana. Dore ubu n'aya materaniro turimo hano, umuntu umaze igihe akora ibyaha afite umutima umurega, aya materaniro azamubera ibihe byiza byo kwiyegurira Imana. Ariko umuntu uzabona akora ibyaha umutima akawucecekesha, uwo mutima ucecekesha uzagukangukana mu gihe cy'urubanza, uzagushinja ku buryo utazubura amaso ngo urebe na Yesu mu maso agarutse. Rero uyu mugabo yarazi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Kwica isabato ni icyaha, si icyaha. Yumvise umuntu, ahangaha ni mu 1628. Mu 1628 mu madini y'abarokore kwica isabato byari iki? Byari icyaha. Mu 2025 kwica isabato ni umudendezo, kuko twakijijwe n'ubuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Abatuburiwe ni bande? Ari abariho uyu munsi n'abariho kera. Umunsi umwe yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti urahitamo iki? Amen. Ijwi ry'Imana ryumvikanye mu mutima wa Yohana Bunyane, umuntu wanditse igitabo, weretswe igitabo cy'umugenzi. Ijwi ry'Imana ryaramubajije ngo urahitamo iki? Kumenya ukuri yuko kwica isabato ari icyaha, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Agira ubwoba bwinshi, maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Amen. Abagore bagize gute? Bakijijwe. Ikibaranga baganira iby'Imana, kandi bari bahagaze hafi y'ingo zabo. Ntabwo abagore bakijijwe bakagombye kuba abantu bazenguruka b'inzererezi. Bibiliya ivuga ko Satani azerera nk'intare yivuga ishaka ikigira gute? Kubw'ibyo rero, igihe Imana yabazaga Satani mu gitabo cya Yobu ngo uvuye he, yabwiye Imana ngo mvuye gutambagira isi no kuyizerera. Iyo watangiye kuba inzererezi ni ikimenyetso cy'uko wabaye inshuti na Shitani. Hano ijambo ry'Imana riratangaje. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore koko babonye Yesu. Amen. Amagambo, ubuhamya, ukusa, ibyo watura mu kanwa kawe birahagije ngo byerekane ko hari ikindi. Icyakora ntiyakizwa uwo mwanya, yongera guhura na Porowoni na Bwihebe ibihe byinshi, ndetse hari ubwo yari ari hafi kumera nka wa mugabo wo mu kazitiro. Ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, arakizwa. Amen. Ndasoza mbabwira ngo mukeneye guhura n'Imana. Kwica isabato ni icyaha, kandi ijwi ry'Imana rivugira mu mitima yanyu yuko icyo ari icyaha. Ariko kenshi na kenshi mufite abantu babahumuriza bababwira bati reka da, ntacyo uzaba. Muri uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire yuko dukeneye kugira Yesu, ku buryo n'abantu barimo kuva mu byaha bazaza bavuga bati Imana iracyafite abantu. Dusaba uyu mugoroba Imana igira ikintu kidasanzwe ikora mu buzima bwacu. Reka ngira ikintu mbabwira. Imana ifite ikintu cyiza cyitwa itorero ryayo, kandi iryo torero ibimenyetso bigomba kuriranga twabibonye. Ukoresheje amaso yawe rero n'ubwenge bwawe ugakora ubushakashatsi nk'ubwo nakoze, byarangiye Imana inyeretse mu bushakashatsi butarimo kwibeshya
yanyeretse ko iri torero ndimo ari ryo torero ry'ukuri. Niyo mpamvu naryinjiyemo ndaryiga, nsaba Imana ngo mpazwe n'ibyiza byo mu bikari by'Imana, kandi nzi neza ko umurimo Imana yatangiye muri njyewe izagira gute? Izawusoza. Sinshobora n'umunsi n'umwe kuzavuga ko aho ngeze Satani ataharasa imyambi mu gihe tukiri aha ngaha, ariko mfite ibyiringiro yuko icya mbere ndi mu mudugudu w'ubuhungiro Imana yashyizeho. Singomba gusohoka kugeza igihe umwanzi azakurirwaho. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana rigomba kugutsinda. Imyaka umaze mu bupagani ni wowe wihombya. Imana igufitiye kado, igufitiye ibihe byiza, ariko byaba ibyawe uramutse utambutse urambuye ikiganza ukabyakira. Imana ibamera umugisha mu izina rya Yesu. Ese muri mugoroba hari umuntu ushaka guhindurirwa ubuzima n'amateka? Umuntu ushaka kwiyegurira Imana? Umuntu waguye ushaka kubyuka? Umuntu uvuga ngo maze igihe mu bintu byo gusenga ariko ntabwo byigeze bindyohera Mana, uyu mugoroba ongera unshiriremo umunyu w'agakiza nongere ndyoherwe n'ibyo kwizera. Umuntu ubwira Imana ngo Mana, narapfapfanye maze igihe kirekire mu bibi ariko ndashaka yuko untabara. Wowe niba uhari ngwino dusenge. Uyu mugoroba ndifuza ko haramutse hari uhari yatambuka akaza tugasenga. Niba uhari ukaba wifuza ko iri hamagara rigira icyo rikumarira, tera intambwe uze dusenge. Imana igufitiye ikintu cyiza wa musore we, igufitiye ikintu cyiza wa mukobwa we, Imana igufitiye ikintu kidasanzwe. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Niba hari undi, tera intambwe uze dusenge. Turimo kwihutira ku musozo. Haramutse hari umuntu ushaka kwiyegurira Imana, ushaka kwiyegurira Imana ubuzima bwe, usaba Imana guhindurirwa amateka n'ubuzima, ngwino dusenge. Uyu mugoroba turi kumwe na pasiteri yiteguye gusabira abantu umugisha. Mubyeyi, Imana iguhe umugisha, uhisemo neza. Tera intambwe uyu mugoroba. Imana turi kumwe, ifite ikipfumbase yifuza kuguha. Ni ibyawe kurambura ikiganza muri uyu mugoroba ukabitahana. Ukeneye ubwenge, ukeneye kwihana, ukeneye umunezero n'ibyishimo, ukeneye amahitamo, ukeneye kunezererwa ibikomeye n'ibyoroheje, ukeneye umuntu wagukontororera ubuzima ko kubwikontorora byakunaniye. Imana irabifite mu biganza, ariko ni uburenganzira bwawe guhaguruka ukabyakira, kwihagararaho no kwiyumvamo yuko ukuri nta kibazo biteye, nibyo biteye ikibazo. Satani azashuka abantu bagere ku mwobo wo kurimbukiraho akibizeza ko batari babi. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira, njyewe ijambo ry'Imana rinyeretse ko ndi mubi, ntera intambwe nkegera Imana, amateka yanjye agahinduka. Imana ibaha umugisha. Kandi uyu mwanya hari abafite ubuhamya bubi, Imana irashaka kukudodera umwambaro w'ubuhamya mushyashya. Hari abantu bafite ibitekerezo byikoreye ibintu byinshi ku buryo no kubicika byakunaniye, Imana irashaka kukwambika igitambaro cyiza mu mutwe. Imana ibaha umugisha. Yesu arimo arahamagara muri uyu mugoroba. Ese ugiye kongera gutaha nk'uko usanzwe utaha bisanzwe? Oya, uyu munsi niwumva ijwi ryanyu winangira umutima. Isengesho ryacu risoza, pasiteri agiye kudusabira umugisha. Niba uhari ukaba ushaka ubuntu bw'Imana, ushaka ko iby'agakiza bigira imbaraga mu buzima bwawe, ushaka kwegurira Yesu ubuzima bwawe, ushaka guhindurirwa amateka, urimo no kubwira Imana uti nzahora ndindyarya mu idini bigere ryari Imana, wagize ikintu kidasanzwe ukora ku buzima bwanjye. Imyaka maze ubu naba mvunikira iki, mbuze ubugingo nari ngeze ku muryango wabwo. Uyu mugoroba Yesu arahari ngo agire icyo agukorera. Amen. Bashiki banjye, Imana ibaha umugisha. Gutambuka kwanyu muri uyu mugoroba ni uko igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ibirenge by'abantu batera intambwe bafite ikimwaro, ariko baza ngo Imana ibambika amateka meza. Abo bantu ntabwo urwo rugendo Imana ibizarwibagirwa. Kansabe pasiteri yegere hano imbere, namwe mujye juru adusabira umugisha dusoza amateraniro yacu. Reka dusenge.
Mana yacu Uwiteka Data wa twese waturemye umwishingizi wacu mu buryo bwose bwo kubaho kwacu, turagushimiye uhabwe icyubahiro. Turagushimira cyane ko waturemye, turagushimiye ko waducunguye, turagushimira ubuzima dufite kugeza aka kanya, kuko kurama kwacu ariko duhereyeho tuba muri iri teraniro, dufite ubuzima bubasha kumva ijambo ryawe rivugirwa ku ruhimbi, dufite imitekerereze ugambiriye kutuneshereza. Imana yacu, amahitamo yacu niyo yaheraho adukiza. Uhitamo neza uramugirira neza, uri hano agahitamo nabi aragusha ishyano. Turashaka kuba mu ruhande utunesherezamo. Kuba mu itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi n'umugisha, kuko arihamagariye kugira ubudasa, urihamagarira kubamo abantu babanyemo nawe. Uduha misiyo nziza, uduha amategeko abasha kuturema bundi bushya, kugira ngo ab'isi nibashaka umuzima bamubone, kandi bashaka inyangamugayo ye kubura. Imana yacu, niba atari uko bimeze, turakwituye ngo dukize. Imipfire yacu twe tuyizi twenyine, na rubanda barumiwe. Turagusaba imbabazi, turagusaba ngo twakire. Koko mu mitekerereze yacu turirebye, kandi uretse kwireba Mwuka Wera amuritse hose. Tugusabye imbabazi, tubabarire kubwo kubaho nabi, tubabarire kubwo kugenda nabi, tubabarire kubwo guteza urujijo isi n'abatureba, tubabarire kubwo kurenga urugero tudakwiriye kugaragaramo, tugahagararira isi mu itorero kandi atari ko wabigennye. Tubabarire kandi tugaruze ineza yawe Nyagasani. Nyamara nta nubwo Imana twaguhisha yuko tudafite imbaraga zo gukora ibyo twifuza biri mu mutima. Tugusabye imbaraga ya Mwuka Wera ngo turememo intambara irwana itsinda, tubashe kuzibukira ikibi. Watuvuga twamurahira, udutumaho ngo dukire tubasha guhangana nawe, ariko Mwuka Wera utagishwa impaka kandi ufite imbaraga zirenze iz'abantu abe muri twebwe. Uduhe gutsinda. Turifuza gushwana na Satani tugatandukana, n'ubundi ntiwigeze udushyira ku isi ngo duhuze umugabane nawe. Turabawe kuba turemye kandi ukaducungura. Duhe kuvangura n'umwanzi. Ibyo twashinganye gukorana nawe duhe kubitandukanya nawe. Ibyo twajijwemo tukibona twabigezemo duhe kubyanga. Ibyo twihamagariye Imana yacu duhe gufata icyemezo. Ibyo twabonye bitubaho tutazi ibyo ari byo, ibidufiteho imbaraga tutazi uko twakira, turagusaba imbabazi, ariko tukagusaba n'imbaraga. Ibica mu mayobera tutazi, ibica muri kamere twavukanye, ibica mu buryo isi yashyizeho nyamara bupfuye, tukaba tubona ari ibyubahiro kandi ari bwo buryo bwo kubaho, nyamara bunyuranye n'amategeko yawe. Turagusaba ngo duhishurire. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbaraga. Mana yacu, urakoze kutwumva no kudusubiza, urakoze. Nyamara aba batambutse bakaza hano turabasabiye, umwihariko utumye batambuka abandi bagasigara bicaye, turagusabye ngo nawe urebe, kuko wenda ari icyifuzo cyatuma Imana babasha gukira igihe bakikuzaniye. Urebe mu mitima yabo, maze gukiza kwawe kugere mu mitima yabo uko bakwifuza. Imana yacu ubiyereke kandi ubakire, kandi intambara bakweretse mu mutima zirwane uzibatsindire, n'ibyifuzwa bafite bikwerekeraho no gukiza ubugingo bwabo byakire. Hari abadukurikira ku ikoranabuhanga, twabanye muri iki cyigisho, duhuje ibi byifuzo aho baherereye hirya no hino, nk'uko dusubije nabo basubize. Nyakandi Imana yacu, ibyifuzo byabo byaba birimo n'umubatizo aho baherereye ubaremere uburyo, wenda aho baherereye amatorero abegereye cyangwa se ababasha kuba batugeraho, ureme inzira Data wa twese. Mana y'agakiza kacu, turabawe, ntawo kurimbuka uri muri twe, ahubwo dukize. Ijoro rikubyemo umwijima waryo, tugusabye ko tubera amayira, tubera imbaraga, ukatubera umutekano mu mayira ducyura, tukagira iwacu amahoro. Kandi Imana yacu, nyuma ijoro ritambutse igitondo kigatangaza twaramuka turi bazima, uzatwarane imbaraga zacu nkeya, ariko duhamanywa meza. Mu gitondo dufite amateraniro, ababashishwa babishatse babihisemo babirwaniye ishyaka, udushoboze. Kandi Imana yacu, nanone turanagusaba cyane ngo ubwo aya mavuna ajya mbere, sigaye imigoroba 3,
ariko yose tuyize mu biganza byawe, kuko twizeye yuko n'imigoroba irangiye wayishingiye. Umubatizo twerekezaho ku isabato ni umubatizo w'ihindura ry'ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari ugushukwa, ntabwo ari ukujya mu kigare, ni amateka ahinduka, ni ivuka rishya ry'umuntu utaha mu bwami bwo mu ijuru. Abafite icyo cyifuzo, Mwuka Wera abane nabo kugira ngo abigishe iyo nzira, abafatisha ibyemezo bizabyarira umusaruro wo gutaha mu bwami bwo mu ijuru. Udukomeze twese. Urakoze kutwumva, urakoze kutubera igisubizo, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka mbasabe duhurire hariya iminota 2 yonyine, mwebwe muhagurutse. Hariya hari intebe, ndifuza kuvugana namwe. Abana bafite imyaka iri munsi ya 12, Imana ibaha umugisha kuko bwije, muhite mwitahira mwebwe, ariko abandi mwese duhurire hariya hirya, ni iminota itarenga 3, ntago tuyirenza. Imana ibaha umugisha. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.